Umugani w'umwana n'ingona. Umunsi umwe umukobwa w'umwami yarohamye mu gishanga, umwami ategeka ko bagikamya, bakuramo umurambo w'umukobwa we yakundaga cyane. Abaturage bakamije igishanga bica ingona zose zakibagamo. Umukobwa w'umwami bamusanze mu mwobo w'ingona ishaje kurusha izindi. Busunzu habe ngo izamenye ibyabaye, kubw'amahirwe yari yasohotse nijoro kwishakira ibyirya, izimirira kure mu giturage. Ku gasusuruko umwana wari ugiye gutashya ayisanga iri yonyine aho yaheze mu gihuru, ayibaza icyo ihakora. Busunzu iti nahabye ubu sinzi yondi, ungiriye neza wansubiza iwanjye. Umwana ati nta mazi agihari, igishanga bagikamije. Busunzu iti noneho njyana ku ruzi. Nibwo umwana ashatse ikirago n'imirunga, azingazingiramo Busunzu arahambira, akubise ku mutwe. Agenze hafi umunsi wose, nyana zisubiye iswa, abageze ku ruzi. Aho ku nkombe aharambitse umuzigo we, aca imigozi yari iwuhambiriye, azingura ikirago. Busunzu niko kumubwira iti nshuti yanjye se k'amaguru yaguye ibinya, kubera urugendo rurerure ntiwanshyira mu mazi wowe kabyara we. Umwana niko kuyibangatana ayigezaho amazi amugera mu mavi, arambikaho. Busunzu ntiyashirwa iti n'ubundi wabikoze wibikora igice, nyigiza imbere aho amazi akugera mu rukenyerero, ahangaha sinashobora koga neza. Umwana ayigejejeho amazi amugera mu rukenyerero, bimusaba kuyigizaho amazi amugera mu gituza. Umwana ayihagejeje bimusaba kuyigizaho amazi amugera ku ntugu. Ahageze iti noneho nshyira hasi. Umwana ayifasha mu mazi. Mu gihe agiye kugaruka ku nkombe, Busunzu bimufasha akaboko. Umwana atabaje nyina bibi by'ubusa, niko kubaza ingona iti ese ibi ni ibiki? Ndekura ngende. Busunzu iti sinakurekura n'iyi nzara nshonje. Umwana ati ndekura. Busunzu iti niyo wagira ute sinakurekura n'inzara mfite. Maze hashize iminsi 2 ntarya, none ngo ninkurekure? Barakubeshye. Umwana arayibaza ati noneho urashaka kumbwira ko inyitirano y'ineza ari igihemu? Ingona iti ineza yiturwa ubuhemu, ntabwo yiturwa indi. Umwana niko kuyibwira ati yego nibyo, ubu ni wowe umfiteho ububasha, ariko reka tubaze abagabo twumve icyo babivugaho. Ingona iti nihagira abagabo 3 bemeza nk'ibyanjye ndakurya nta kabuza. Ikivuga ibyo haba haje inka y'ibuguma ishotse ikutse. Ingona irayibaza iti wowe ushaje bigezaho ukaba ufite ubwenge bungana butyo, ntiwadukiranura ukatubwira niba inyitirano y'igikorwa cyiza ari neza cyangwa niba ari igihemu? Yabuguma iti wowe uravuga inyitirano y'ineza ni ubugome, kandi mbikubwiye nzi neza icyo mvuga. Nkiri muto ngifite ingufu, navaga mu rwuri nkasanga ubwatsi bwiza mu rugo n'ikibuye cy'umunyu nkarigata, bakanyuhagira bakampanagura. Muri icyo gihe natangaga amata menshi, kandi insumba zose n'ibimasa databuja atunze ninjye bikomokaho. Ubu nashaje nkaba ntagikamwa ntakibyara, ntawe ukindeba nta n'ukinjyana mu rwuri. Mu musesibano nibyo binsohora mu rugo, ubwo nkihuta njya gushaka icyo ndya. Ngicyo nshingiraho nemeza ko igikorwa cyiza cyiturwa inabi. Ikimara kuvuga ibyo, ikurura amagufa n'uruhu rwayumiyeho, izunguza umurizo wamazwe n'uburondwe, ijya kwishakira ubwatsi mu kinani. Busunzu ibaza wa mwana iti wumvise? Umwana ati numvise. Ahita haza ifarashi yashaje yanitse amagufa. Busunzu niko kuyibaza iti kuri mukuru bibona, ukaba warabonye ibintu ukabona ibindi, ushobora kunkiranura n'uyu mwana? Ugiriye neza akwitura ineza cyangwa akwitura inabi? Ifarashi iti ineza yiturwa inabi. Nkiri muto ngifite ingufu nyinshi, nahoranaga umuvure wuzuye ibisigazwa by'ingano,
n'undi ubogaboga igikoma kirimo ubuki amasaha yose y'umunsi. Nuhagirwaga buri gitondo gatamirizwa inigi nziza zakorewe mu nganda ziyubashye. Imyaka 9 yose yihiritse ntwara databuja n'iminyago ye, ubu nashaje bambyukiriza ku bibando buri gitondo banshora mu gihuru guhiga ubwatsi. Mwebwe muravuga. Maze gutanga ubwo buhamya isoma ku mazi yiyumvira, irangije iradogagira irigendera. Igitirimukaho busunzu ishaka kurya wa mwana ariko ayibera ibamba kuko hari hasigaye umugabo wa gatatu. Bakiri muri ibyo babona Bakame ije isimbagurika yiryagagura. Busunzu ngo iyirabukwe irayihamagara iti Bakame, uri mukuru w'umunyabwenge, ntiwadukiza ukatubwira niba ineza yiturwa inabi cyangwa yiturwa ineza? Bakame iriyumvira yishima mu bwanwa irikurugutura maze irabaza iti nshuti yanjye Busunzu, hari ubwo wabaza umuntu ufite ubumuga bwo kutabona niba imvi ari umweru cyangwa igikona ari umukara? Ingona iti reka da, ibyo ntibibaho. Bakame iti ushobora kumbwira aho uyu mwana utazi se ntumenye nyina ava akajya? Busunzu iti reka da. Bakame iti nuko rero nimumbwira uko byagenze kugira ngo nsubize ikibazo cyawe ari buze kwibeshya. Nuko Busunzu yibwira ukuntu umwana yayikoreye akayigeza mu mazi, nuko yajya gutaha ikanga kuko yari ishonje cyane kandi ko yabonaga nimureka akagenda ari ubugoryi bukabije kuko nyuma yari kwirukanka ijya guhiga itazi aho umuhigo uri buturuke. Bakame iti mu by'ukuri ibyo uvuze ni ukuri, ariko niba amagambo yo arwaye ndakeka amatwi yanjye yari mazima. Bakame irakomeza iti mu magambo wavuze ndumva harimo rimwe rirwaye. Busunzu niko kuyibaza iti nirihe rirwaye? Bakame irayibwira iti kuba iki gitambambuga cyakwikoreye mu kirago kikakugeza hano. Umwana aravuga ati nyamara niko byagenze. Bakame iramutwama iti ceceka wa munyabinyoma. Busunzu yungamo iti nyamara ibyo avuga ni ukuri kwambaye ubusa. Bakame iravuga iti reka sinabyemera kereka mbyiboneye n'amaso yanjye. Yungamo iti ngaho mwese nimuve mu mazi. Busunzu n'umwana biva mu mazi. Bikimara kuva mu mazi nibwo Bakame yabarije umwana iti ubu wahambiriye ingona ishishe bene aka kageni mu kirago nuko urayikorera? Umwana arayibwira ati rwose wa mugabo we nayizingiye mu kirago nuko ndangije ndahambira. Bakame iti ngaho nyereka uko wabigenje ndashaka kubibona. Ubwo Busunzu yirambika mu kirago maze umwana we si ukuzingazinga aragikanira. Nuko umwana arangije kuyijisha neza Bakame iramubwira iti ngayikorere ndebe n'icyo nshaka. Nuko umwana amaze kwikorera Busunzu Bakame iramubwira iti kubera ko wayigiriye neza yo igashaka kukwitura inabi, genda uyisubize aho wayikuye. Busunzu ngo izabyumve irataka cyane, iraboroga itakambira umwana na Bakame irababwira iti nimumbabarire mundekere hano ntabwo nzongera. Nuko umwana ayitera mu mazi ayireka ihambiriye mu kirago kugeza igihe ikirago n'imigozi byaboreye nuko ibona kuvamo. Sinjye wahera hahera Busunzu yagiriwe neza nuko ishaka kwitura inabi. Murakoze inshuti za Rwanda 24. Burya uyu mugani ni umugani ushimishije. Nagira ngo niba ari bwo bwa mbere ugifungura cyangwa se ukigera kuri iyi channel ya Rwanda 24 ukore subscribe ndetse uduhe na comment utubwire umugani ubutaha tuzagucira kugira ngo dukomeze dukorane kandi tubagezeho ibibanezeza. Murakoze, mwari kumwe nanjye Mombasa. Bye bye.